muvunyi turashaka muvunyi dadayagure abayobozi dadayagure iyi kipe wapi ntabwo tutunga ikipe nk'iyi dadayagure yashaka perezida muvunyi menye ngo ayobora Rayon Sports jewe nshaka perezida muvunyi. Ferdinand urabaye cyangwa urishimye? Ntabwo ari mwese washimishwa n'iki? Icyambere ducutse imburagihe baducukije tukira abana bagikeneye konka. Nekereza ko ku ikipe nka Rayon Sports ntabwo twakabaye niba twaravuze ngo Jean Fideli ibyo wateguye ntacyo byatugejejeho turabishenye tugahitamo kwizerera mu basaza muri aka kanya mu by'ukuri. Niba hari urwego rwose muri iki gihugu mbisubiremo indi nshuro rushobora gutuma buri munyarwanda wese kuko umureyo wese muri iki gihugu arababaye. Inagarireyo nese urayakanye kandi urakanye n'abazunguzayi 11 b'abazungu ejo bone mu byumweru bibiri bari 11 b'abazungu none bahindutse abazunguzayi nese niba ari abazunguzayi ni Rayon Sports uyakanyere yisi oya mubwire oya ntabwo umva mbabara wimvugiramo umva wimvugiramo kandi ntabwo nkunda amagambo menshi umva nyine nkubwire kibazo rero cyawe mwana uyu muntu nakomeza kuvuga nge ndigendera ya ntabwo nshaka amagambo menshi Perezida wa Rayon Sports ni yegure nani byishimo ndabona Rayon Sports we ko abayobozi bose ku gihe cyose bayirwaniyemo abayobozi bose birukane haza abandi bashaka tutazi n'abakinnyi dufite ntacyo dufite n'umukoci ararengana abakinnyi baravunitse abandi bafude ibindi bibinduru cyokoze ngewe umukoci ntago namurenganya na peza ararengana ubwo byarangiye imyaka 50 ni ngewe Kagoma imyaka mewe naravunaguritse muri Rayon Sports njya mu bitaro kubera Rayon Sports mvunika amaguru kubera Rayon Sports niyo mpamvu ronshingira ko ngewe nzaguma muri Rayon paka ubuzima bwanjye burangiye.